huye huye se huye se huye inyuma cyane huye. Uyu ni umwe mu bakobwa bari kugenda bambira rori mudo ku rwego utabyumva. Niba nawe ukunda Bwiza andika hasi muri comment ngo Bwiza nurangiza ushyireho udutima twinshi cyane. Uyu mukobwa ari guhereza show abafana biwe, my brothers my sisters. Uyu mukobwa nta kintu wamwigiraho, basi Bwiza yicisha bugufi, basi Bwiza yambara neza, reba mu mukara nyine, reba utwende yambaye umukara. Noneho nkunda igikara cy'ukuntu kimeze, mbambana noneho bituma mukunda cyane kurushaho. Kandi umuhanzi bita Bruce Melody ndetse na Tayiga rwose nabo ibintu bimeze nabi, cyangwa se uwitwa The Ben ewana barahanganye. 001 na Tayiga muri comment n'imiriro gusa, aho urajya hose urabasangayo. Urasanga Bwiza kuri TikTok, urasanga Tayiga ndetse na Melody kuri TikTok. Izo ni inkuru ziri gutuninga cyane hano mu Rwanda. Ngiye kugezo inkuru zigera kuri 3 cyangwa se kuri enye wenda nizinarenga ziri gutuninga cyane no mu Rwanda. Ngiro mwese murabizi neza ko mu minsi ishize batweretse ko rwose umukobwa witwa Dorcas yagize gutya yegera muri Canada, kandi itsinda ry'abo bakobwa rikaba ryaramaze kwitandukanya na MI Music. Ibyo byose twarabivuze mu minsi yashize. Unyirinde twaratandukanye, unyirinde nkuko Satani yirinda abakirisitu. Izi nkuru zo noneho ni umuriro. Ngiye kubwira inkuru zigera kuri 3 ziri gutureninga cyane kuri ngiye, ariko sinzi kuri wowe nyine uko ubifata. Chris Easy mu minsi ishize yagize gutya aravuga ati rwose ngiye ndi kumwe n'umukunzi wanjye, iyo ndi kumwe na girlfriend wanjye mwita mama, kandi iyo ngiye kumusezera ndamubwira ngo my girlfriend, my sweetheart, my darling, uri inkora mutima yanjye kandi uri umubyeyi wanjye kurenza uko ubitekereza. Yo mwese murabizi neza ko mu minsi ishize uwitwa Chris Easy yagize gutya nyine apfusha umubyeyi, cyangwa se umubyeyi we yitaba Imana, ariko rwose tumwifuriza n'iruhuko ridashira. Chris Easy rero yatangarije abanyarwanda yuko umukobwa bakundana aka kanya, cyangwa se n'uwo bazakunda n'uwo ari we wese, bivuze ngo azajya mwita mama wiwe, azajya mwita mama wiwe, kandi namubera umwana mwiza ngo azamubere aho mama wiwe nyine yakagombye kuba ari. Ese kano kantu no kumva neza, uri kumva ubutumwa cyangwa se message ugomba gukuramo niba uri umusore cyangwa se ukaba uri umukobwa. Niba ufite girlfriend, niba ufite boyfriend, mwiteho mukeyaringe, umwiteho, umubwire uti my girlfriend, my sweetheart, my boyfriend, ndagukunda cyane kurenza uko ubitekereza. Umukobwa bita Bwiza nawe yagiye akora ibintu bidasanzwe ahantu bita i Musanze. Ndakubwiza ukuri, Bwiza much respect. Niba ukunda umukobwa bita Bwiza andika muri hasi muri comment ngo Bwiza nurangiza uzamurira imiriro myinshi cyane. Ngiye urukumva nk'ibisanzwe, amazina yanjye nitwa Ivan. Ngiye kubwira inkuru ziri gutrendinga cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. YouTube channel nayindi yitwa Iva Talk Empire. Nawe wifuza kutugana cyangwa se wifuza kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi, waba utuye mu Rwanda, waba utuye mu mahanga, mu burengerazuba, iburasirazuba, umuntu wese uzi neza ko ari umunyarwanda yumva ikinyarwanda, kanda subscribe tujye twira show umunsi ku munsi. Nzabazanira abakobwa ndetse n'abahungu bazi kuvuga neza amakuru. Nicyo kintu mbifurije. Kandi niba ufite talent yo kuvuga amakuru, ukaba wumva yuko nyine wifuza ko twazamura ino channel, ushobora kunyandikira hasi muri comment rwose, tukajya twungurana ibitekerezo umunsi ku munsi, ukanyohereza video za nkaza uploadinga, ubundi ejo n'ejo bundi agira ikintu kivamo nkazakublessinga, cyangwa se Imana nayo ikazakublessinga. Nta kindi tugamije ni entertainment, kwinjoyinga ndetse no kuryoherwa n'ibiganiro biri gutrendinga cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkuko namaze kubikubwira, Chris Easy yagize gutya atangariza abakunzi biwe yuko rwose umukobwa bakundana amwita mama wiwe, kandi ngo iyo agiye kumusezera aramubwira ngo my girlfriend, my sweetheart, my darling, mukobwa nkunda kandi nishimira, see you next day. Uri kumva ayo magambo? Jita fararembye ngo indirimbo ifite ubutumwa, nawe ya magambo usigarane ubutumwa. Umukobwa bita Bwiza nawe mu myenda y'umukara imeze neza cyane, agenda ahereza show umufana. Ndakubwiza ukuri, Bwiza much respect. Niba umukunda wandika hasi muri comment ngo Bwiza nurangiza rwose ushyireho udutima twinshi cyane. Uyu mukobwa mwigiraho ibintu byinshi, amereza inspiration yo kwita ku bantu bankunda, yo kwita ku bafana banjye, no guhereza agaciro buri muntu wese wakanze subscribe, buri muntu wese ukandika kuri video zanjye, buri muntu wese ujya hasi muri comment. Muzambwe niba hari umuntu ugeze yandika comment muri video zanjye simusubize.
ikibazo cyose wambaza, igitekerezo cyose watanga kuri video yanjye kabisa mpita ngusubiza ako kanya. Nta handi nabikuye ni ku mukobwa witwa Bwiza. Bwiza yubaha buri muntu wese umukunda, urwego rwose waba uriho, waba uri umukire waba uri umukene, uko umeze kose abafata kimwe cyangwa se mwese abahereza respect. Ro uyu mukobwa bita Bwiza yagize gutya ajya hariya i Musanze, yari yambaye neza mu myenda y'umukara. Niba hari ikintu cyambere kinshimisha mu buzima ni ukubona umwana w'umukobwa yambaye neza pe. Nyine ngavuga ati wow, uyu mukobwa arasa neza, nyine ameze neza. Kandi noneho byarenzaho ugasanga ruba ahereza respect abantu bose bari underground, babandi nyine bakizamuka cyangwa se babandi bakiri hasi. Bwiza yagize gutya ajya kuri stage akubita ikintu bita indirimbo ze zose neza ziryoshye zimeze fresh, hamwe umufana agenda akabura ubwenge kubera umuziki. Niba warakurikiranye izo videos ziri kugenda zitrendinga nawe warabyiboneye. Icya kabiri, Bwiza yabyinishijwe n'umusore arangije amubwira ati noneho kiss me, soma hano gake cyane ubundi urebe ibintu twikora. Urumva abakobwa bagira uwo mutima wo kuba yafata nyine umuntu utahereza agaciro akamubwira ngo kiss me, soma. Ni ibintu biba bidasanzwe, ni surprise, ni ibintu nyine biba birenze. Ngaho ibaze noneho umukobwa aramutse abaye umufasha wawe, urumva noneho byagiye biba birenze, byagiye bari ari vibe. Ubundi hari ukuntu bana n'umukobwa cyangwa se n'umugore ugahora wishimye ugatera imbere ukabaho neza, hamwe umugabo abyibuha kandi atarya. So ibyo ni ibintu byo kandi nyine niba ukunda Bwiza rwose ngira ngo uri kubona yuko mwino minsi abakubise ikintu bita show, abahereje ikintu bita vibe. Abakunzi ba Bwiza rwose much respect. Noneho iyindi nkuru iri gutrendinga cyane ni umugabo witwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa The Ben. Bamwe bari kugira bati Bruce Melody rwose wagize gutya uramukoma muri BK Arena, ariko nawe noneho yagize ibiki babyita gutera ngo nukuzura kagize ibiki harya, yongeye ibintu noneho arabicayura, niko ngiye nabivuga. Ariko Bruce Melody kabisa bari kuvuga ati nawe hari ahantu warakotoye, n'ubwo wenda nyine nawe nyine wasanga yari yaguhaye ikibuga cyangwa se yari yakwihoreye. Ariko buriya Tayiga ararenze. Tayiga nyine n'umwe mu basore mu Rwanda tuzi bakomeye kandi bafite umuziki ukunzwe n'abatari bake, especially abagore cyangwa se abamama cyangwa se abadamu, tudasize n'abasaza babo cyangwa se n'abagabo. Rero uyu musore yagize gutya ajya kuri stage akora ibintu, araririmba. Bamwe baragira bati n'ingagi zabyinnye. Ingagi z'i Musanze ngo nazo zaje zirawuceka zirabyina kabisa. Tayiga rero yagiye ahereza ikintu bita show umufana, yagiye amukorera show. Hamwe umuntu aba ari mu gitaramo akavuga ngo ese basi Imana dufashije nikirangire cyangwa se uyu muhanzi nave kuri stage. Ngo Bruce Melody nawe akigera kuri stage rwose ngo abafana bari bigendeye kare. Nawe uri kumva icyo kintu rero bivuze ngo rwose ni handi bajya bavuga ngo ari umugabo nigira ibiki ntihabwa intebe, kandi ngo useka neza n'usetse nyuma. Sinzi niba icyo kintu uri kucyumva cyangwa se nawe hari ikintu uri gukuramo. Gusa niba uzi neza ko uri umukunzi wa Tayiga, jya hasi muri comment wandikemo ngo Tayiga hejuru cyane. Niba kandi uri umukunzi wa 001 nawe jya hasi muri comment wandikemo ngo 001. Izo ni inkuru ziri gutrendinga cyane. Umbwire iyindi nkuru uri busange kuri TikTok, umbwire iyindi nkuru uri buze kuba wasanga hehe ku ma Facebook, ku ma YouTube, ahantu hose urajya urasanga Tayiga, nutasanga Tayiga urahasanga Bwiza. Uko byagenda kose nizo nkuru ziri gutrendinga cyane. Wifuza kutugezaho amakuru cyangwa se wifuza ko wadusaba inkuru runaka, ushobora gucasa muri comment ugafata nimero zacu, byose babyemewe. Kandi subscribe, like ni ibintu by'ingenzi cyane ku muntu wese udukunda cyangwa se ku muntu wese wishimira ibyo dukora. Ngiye wumva nk'ibisanzwe umunsi ku munsi cyangwa se uko bwije nuko bukeye. Nitwa Iva, nkuko nabikubwiye YouTube channel yacu yitwa Iva Talk Empire. Tuzaturebera hamwe iyo makuru ya entertainment, urukundo, imyidagaduro, ibintu byose bigufasha kurelaxinga mu mutwe, comedy, byose tuzabizana hanga. Ni mubikunda, ariko ni mutabikunda nabwo tuzabizana. Ariko nubikunda tukabona like views ziri kwiyongera, ibintu byose biri kwiyongera, tuzabazana abapeti bafite impano, tuzabazana abakobwa bazi kuvuga neza amakuru. Nyine tuzakora mix channel, ibintu byose bizajya bivugirwa hangaha. Ibimenyetso byakwereka umukobwa ukunda cyangwa se ukubishya amakuru ari gutrendinga, wenda umuhanzi runaka yavuze ijambo ryahindura umuzima, ibyo byose bizajya bicaho ahangaha rwose. Nta kindi usabwa nk'umuntu mukuru, nawe urakizi. Kanda subscribe, like, maze share, umuntu ucase muri comment wandikemo izina ry'umuhanzi wumva ukunda mu bo twavuze hano. Ese ni Bwiza, ni Tayiga, ni Bruce Melody, ni Chris Easy, ni cye kintu cyagufashije muri no video. Ntukagende ujyanye ubusa cyangwa se utahanye iki.